Ego murabizi nge nitwa King Sam. Twavuze ko tuzajya dusura aba star. Iyi ni Kwizera TV show. Abantu barabizi ko ari Kwizera TV show. Ariko none anga ni imbere y'umuryango. Kwa Zakayo muramuzi akina comedy. Reka tumusure turebe kifashe bite. Turebe muri gato yiwe, ubundi gato yiwe ibihagaze gute. Tukomanga turebe ko Yora bro. Twagusuye. None si byo cameraman. Ibi kamera se? Hoya sika. Oya wishi. None se ni biki bro? Uri kurya se? Man, gikwira bagate man, nusuko yabyanze gato yaginyano Kigali ka bari insazi. Ni hatari kweli. None se kuri kumfata amashusho man. Amashusho ngende kugufata bro. Urajya dukora kantu se? Twanagakora. Uri tayari se? Nari bari ko nyina ibintu bya danje. Bamwita Zakayo rero. Yitwa Zakayo baranza ariko. Arazamu nawe urasitsa banaye. Nta kibazo brother, nta kibazo twakora. Mwumwe gituma ni utabaje ku. Ndaguza rero kumba meze genyero. Ase nta nagatebo uhumukiri nako Yes. Umushyike yishira hano tu. Yateza abasore nazo ni danje. Kamera nushaka kwidireka nta bintu byatse. Reka turebe ko tubigenza. Tugire ibyo tugira. Ariko wari umeze neza. Ndaho ashima Imana. Njyana cyane ntamute wicaye. Ubwo reka yegera haruguru. Yegera haruguru. Gatoza abasore nazo ni danje. Dore utuvuta nisiga. Noneho rero Zakayo. Ndakumva muhungu gwanyu wanje. Umeze neza. Shanda ndashima Imana ntaje kibazo. Urabona ko nyine genyino yanjye bicakaye nubwo ngo ibyo bostar turatwari hayo man. Aba yambaye box. Kagapira nyine. Kagapira. Uzumurana muri muri Zakayo. Muri Zakayo. My outfit zazibise. Ibyo ni ibikoresho. My outfit. Wazi wowe. Socks. My outfit urabona ya pentura nyuma natayema. Linete ziri. Linete Chinete shanago nibuka niba umpetrol kwa ruri hano. Shakala zirwaye man. Ariko ujo zaje gushaka izindi. Nazankwete. Rega nyine iyi projet biranga. Abantu barabizi. Abizi man. Zakayo rero tugusanze mu rugo. Umunsi wawe ubuteye ute? Umunsi wawe se shaka wari insazi. Gutya rero abari amahirwe kumbona. Hari igihe nyine usanga nagasinziriye. Hari igihe usanga nagiye muri projet. Bigatuma nyine naboneka ariko umunsi wanjye ukuntu uteye. Ngengera akazi bro. Yema afite akazi ka nijoro. Nge ndarizamu. Urarizamu? Bra byose mbona akoze. Man, maru kwihata bro, ibaze kurarizamu, wava mu izamu kazuka panga projet yawe kajya gushutinga. N'ubundi rusubire mu izamu rya sharesas. Ubona kuvuga ngo mukanya urajya mu kazi. Ndajya ku izamu. Uri umuzamu se koko? Ntabwo rabi. Ninjye muntu wambere ukora projet mvuye ku izamu. Siko kaze? Man, ntabwo ari gukora n'ubwo ni hasoma. Iyi mihanda babisaba nyine gushakisha, gukora cyane. Ntabwo wajya muri entertainment utarakora. Ubwo no kuvuga ngo ukora 28 kuri 28. Ntakora. N'ubu uri murakora. Nungwe ditose. Ntabwo ranyishyura shura. Ntabwo nakwishyura. Abantu barabizi nitwa King Sam. Ni Kwizera TV show twaje kukuganiriza. Uyu mwuga se wo gukina watangiye ryari, igitekerezo cyaje ryari? Bo. Iyi ni Imana tu. Imana yanjye. Nabikuranye natangiye kwiyumvamo ko nakora ibi bintu. Mfite nk'imyaka 5. Ubundi iwacu ntabwo ari muri ino Kigali. Wacu ni mu ntara tundi. Ahagana he? Sinaho mbavuga man. Urumva nibiraba ngombwa kugira ngo mvuge ahantu nturuka. Ariko nzabwira abafana nare. Abafana ugomba kubabwira barabura to. Who you are. Nguko arubimbaje rero. Ngifite imyaka 5 natangira gukina ama theatre muri primaire. Ko hakuno bategura ama theatre tukagatinga. Ngero nkiyumvamo ko ibintu ari ibyanjye. Yego. Birakomeza ndibuka nigeze gukina muri theatre
ahantu yacaga kuri radiyo akazereka amavuge kugira ngo n'abafana bamenye birangiye wavuze kugira ngo ibintu byumvikane mu rugo bunini cyane iyo teatire twakinaga yagamije kwita ku bidukikije twari itorero nyine nabaga mu cyugera namaze gukura nyine ndi mba mu itorero ryitwa Inyamibwa barabyinaga bagakina amateatire twakinaga teatire igaca no kuri radiyo tugenda byibuka nakinaga nitwa Izakuza bro Izakuza uze warakuze aho bigereye nubwo ndi mugufi ariko ntabwo ari nka kera uzi ko rero kera nazaga njya nko kuri microphone njya kuri coding bakazana bumba tudobo duto bitwa bumba uratureba bumba ubwo ngubwo se tubisobanurire nyine abantu urumva bumba ni indobo ntoya tu baparika nk'hariya none bazanaga arebye nkakugira ngo nshikire kuri microphone ubundi se wowe na Muhinde mupfana iki ko mbona mureje ntabwo muzi gusa numva ko Muhinde ngakiramo ibiro bya stand up comedy ariko Muhinde nta kintu tunapfana nuko mwumva gutyo gusa nuko ariko muhuje iki duhuriye muri tara mu Ruganda aho muhuje n'ubugufi se turahura ngo ndebe wagwa ntabwo turahura noneho muri urwo rugendo rwo gukora teatire biza kurangira mbivuyemo nagiye muri segonderi ngeze muri segonderi ngira amahirwe njya muri media club ngeze muri media club nkiyumvamo ibintu byo kuvuga amakuru ariko bakavuga uti tugomba gutegura n'agakino muri ako gakino nkaba ndi nimero ya mbere twaragateguraga neza agakino k'abantu batatu babiri tukagenda hano tukagapresentinga bikarangira ibintu byo gutangira gukina live nkabishyira hanze bitangiye 2020 muri covid natangiye ibintu byo gukina neza birisiriye ndabyibuka ari channel nakoraga witwa Jedana Music icyo gihe ndi director films ndi no acteur acteur cyangwa mu acteur acteur ngo na acting ndemeza amahanga ntabwo ari ibintu byacu na acting muri filme ndi na director ngabifatanya ariko nshira na comedy ku ruhande z'undi mushuti wanjye witwaga Kobi channel cyaba baracyayikoresha yitwa Kobi Comedy ibyo byarangiye bigezeho nyine gukora wabona twatangiye kugira ahantu noneho ho gukora neza muri covid turakora bigezeho covid irangiye muri za 2021 gutyo kuko nyine arigaga mba ndabiparitse maze kubiparika ntangira urugendo rwo ku ishuri mbaza kurangiza amasomo ndavuga uti byanga bikunda nubwo mbiparitse ariko nzagaruka mu gakino nuko natangiye bishatse kuvuga ngo wasoje kwiga amashuri yawe nubwo uri umuzamu nta kibazo mfite mani njyewe nasoje kwiga njyewe nize ibijyanye n'indimi n'ubuvanganzo literature in English and French narabyize muri quartier y'iwacu nyine ubu ni wowe uzi ubwenge nako ni wowe wize ntabwo neza yose ubundi ko nize abandi babyize ubu ngubu bari gukora ku maradiyo abandi babyize bari mu university ariko njye ntara hano wowe uri umuzamu ntabwo naryamye njyewe mba ndi kureba nubwo mbasinziriye mba numva nyine umutima utari hamwe kubera project mafite mbega ntabwo ndyama nta mwanya mfite wo gusinzira nkiri ku isi ntawe uzaruhuka wapfuye kandi ari gahunda zaruhuka napfuye gahunda mfite ibintu byinshi byo gukora uba wumva se ushaka kugera ku ki mu buzima bwawe mu reka nkubwire rero twifuza ibintu byinshi ibyiza ibibi ibyiza cyangwa ibibi ariko ikintu cya mbere
ngiye nifuza kugira mu buzima ni ukubona utuntu twanjye projet yanjye ndimo nuko nageze hanze nkagira imana nkabona ngeze nko kuba views nk'ibihumbi 5 mu gihe kingana gute niyo ari iminsi 3 niyo ari amezi angahe ibihumbi 5 none navuga ko nabaye star wari urimo uragira uti urashaka kugera ku bihumbi 5 by'ibizo views shaba bigoye nyine muri industry giye barambonye gize amahirwe nkabona basi abantu wena nk'ibihumbi 5 bari kundeba sha tugenza avuga ko projet yanjye yabaye successful nakuri kose ngiye bune nifuza ko industry nanjye nkijyamo nyine ngabona ndayifasha ikintu cyatari arega nubo nyine kugafuta bigoye bazatwumva ariko cyana nazaga nyine nambaye ntwaye kanuka ba ko munyeshuri aya akabage nakajyanaga ku ishuri nkajyana muri shoot byose nakinaga ndi pasteur ariko sa nk'utunyuruza akana abantu bakumva alo urwo rukundo urimo urubayemo nka nyirarwo cyangwa urubayemo nk'umupangayi ariko buretse nkubwire burya umupangayi nawe baba batandukanye ariko siziye narabyibaye reka ngasubira mu gerageza akibagiye gerageza numva nyine fugiye gukora ringtone isona asinda bikora na telefone reka nyiguye jewe dore na telefone ndagukoresha wayibonye mbega ibintu byaje byose byo ariko ubirarana ku musego ni gahunda kandi mbyuka bitanya muri projet tusinzira rwose telefone yanjye bari yakaka ndakora ngewe undi ndatanya hote alo umugore yagutaye ariko reka maze nkwibarizemo akabazo gato urwo rukundo urimo urubayemo nka nyirarwo cyangwa urubayemo nk'umupangayi bazi unyumve rero burya abapangayi nabo baba batandukanye hari umupangayi ushobora kwishyura inzu hari n'umupangayi utaba ufite ubushobozi bwo kwishyura inzu ariko bose landlord abirukana nta n'umwe asizemo ntabwo rero reka turekere aho ngaho abantu bakumvishe tara yawe bayumvishe urumva kugira ngo ukutore imbere yawe ntacyo bitwaye yego amazina yawe nyakuri ni ayahe amazina niswe n'ababyeyi ni Kwizera Janvier mbega mvuka mu bana 6 nkaba ndi bucura ufite imyaka ingahe nimba atari ibanga ndakuze wandaye numone gutya ngo ubone ngo ndi mugufi ndi gukabakaba muri za talent cyakora talent ikora mu imyaka nk'itandatu nta murumuna w'umusaza ndumva wakuze nagiye nashaje numva rero abantu mugomba kudushyikira mujye kuri Mr Zakayo comedian kuri YouTube Mr Zakayo comedian kuri Instagram TikTok Mr Zakayo nyamuneka mu following bus bagufollowing bus murareba nibyo mba nakoze se mwebwe nuko rero twaye tugusuhuje ubyakiriye ute rero ko gusanga mu kavumo tugutunguye iyi video rero reka nkubwize ko nubwo nyikoze kugira ngo ishyire hanze turabanza tude ngosiye reba nambaye boxer ihanuza yajagaye mwe ureba na genyero yanjye ukuntu bimeze gusa ntacyo nta kibazo bibaho ibingibi bibaho cyane bibaho ku musitari tumutungura konsura rero ni ibintu by'agaciro buriya kuba ntangiye gusurwa n'abanyamakuru ubu ngubu natangiye kwamamara cyane natangiye kwamamara ntarebe yego rero iyi ni Kwizera TV show twasuye Mr Zakayo
ubutaha tuzongera dusure n'abandi tubifuriza kugumya kugubwa neza, gukora subscribe, share ndetse na comment ni ingenzi. Mugafollowinga na Mr Zakayo comedian kuri Instagram nubwo nawe byatanje biriho ariko mugafollowinga kuri YouTube ni Mr Zakayo comedian. Kuri TikTok ni ninde? Ni Mr Zakayo comedian. Nose ni Mr Zakayo comedian. Wenda rimwe uzagafata bro. Ari Destiny hari numero bro. Ndanabitekereza cyane. Kuzaga. Ntabwo muri ibintu byiza ariko bazabikunda byage bikunda. Shayo ukora ibintu byiza bro. Ukora ibintu byiza. Abantu bazakumva, imihanda bazakumva. Wakoze rero cyane kuduha umwanya wawe. Murakoze namwe kuba mwasuye ibintu by'agaciro bwana boss ariko please iyi video turabaza tunegose ntago oya nta kibazo yigira ikibazo ngo jyana ibyo rero jyana ibyo ntago ahubwo reka bene kuri kamera aragiye rero bera n'ibikoresho byiwe arabirarana bibereka byose my outfit ubundi kugira abese neza my outfit undi aragarutse undi no umusore ugomba kutoza iyi band yibi nagariza ruhahira wayibonye ariko tutarasoza ariko turikinasoza samwe kubitamo outfit zawe zose abantu bakurebe kuri kamera ntacyo bitwaye abantu bakurebe reka mbaze mberekesha baze babarira karo izi Kigali bwa mbere wayibonye izi Kigali bwa mbere umfata neza oya ndakufata cyane nazanye iyi bag irimo imyenda itatu n'inkweto reka ngore inkweto nazanye do inkweto nazanye ngiyi wayibonye iyo ni inkweto nazanye i Kigali ndacyayigira sinzayibuka dore ni inkweto nazanye zari ebyiri nayiguze ngeze i Kigali nubwo bwose yashaje wayibonye nayo yibereke fresh sana rebe none arizanye dore byabirimo hano akabora ayibonye ariko nayibonye naje nitwaye nageze Kigali mururu ni kureba byaraze bro ariko bizakunda bro amana yarakoze kuba basi bara boss yaranyigize yakarama basi n'ibyo zamu boss neza amushimira boss nzamushimira cyane sanga uko bitamo rero utwenda turebe kuntu ubundi ubumeze ute ubundi muri mu kazi mu kazi ngiye mu kazi iyi se akazi niyo yakaze abantu barayize abantu bagukurikira cyane baraseka ubumirwe wananye ayikubisemo ubundi reba ndi mu kazi urumva ngiye gushutinga kanzi njya neza mfate fresh fata fresh sana ariko ndashaka yashyiremo yaje yashyiremo dore watuma nkotora ndashaka gukotora nibaze nka sheri wanyamboye abandi arakubona ufite sheri niwe mustari numvisha ufite sheri akabyiyemerera haga ufite sheri naramukunda cyane arabizi uzi ko namubwira ati sheri umunsi umwe nzagafata ariko zanagafata bro ubuzima mbarimo buzahinda ariko man ntekereza ko bizahinduka bizahinduka usigaye wambara amasogisi waraje utayambara naje iyi nkweto nta masogisi yabagamo reba ukuntu yabaye bro nta masogisi yabagamo mukanya ndaje mbere kufite n'akagaza abantu barabibona ndaje ureke izi outfit zanyu zose urumva kandi no kuvuga ngo nageze i Kigali nkaza numva abantu bari kuvuga ngo outfit utazi ibyo ari byo ntazi ibyo ari byo ariko naje gusobanukirwa ko ari ibintu tuba twambaye ubu nanjye ngira icyo nakita outfit zandagaje wageze i Kigali ryari ukiri kwambara imyenda y'akazi wageze i Kigali ryari nageze i Kigali ryari shaka ngira isanisha ujya gukora isani nubereke ikiranga ariko mwana gazi yanjye ifoto ye nazibereke mbere ngiye rwose ikubu byanjye binembwa naguze akagaze ndabona agasafuriya tubiri
udusahani natunze bereke fresh sana afite na radio ira niwe numvira akazi iki uzisi wari kumaze ngo nageze i Kigali ryari nageze i Kigali uyu ni umwaka wa kabiri we Kigali ukaba ugeze ku bintu nk'ibi ngibi bingana gutya ku izamu ryawe ibintu ni by'agaciro ariko ijambo rimwe ku bantu basuzugura akazi babona akazi k'amafaranga make bakagasuzugura ijambo rimwe se ku bantu babona bashobora kubona akazi gaciriritse bakagasuzugura ijambo rimwe kuri bo reka nkubwire rero ni ahantu kure nibagira kubereka n'inkweto nazanye zo gukarabiramo neza rero utungutu tw'udusirimu utungutu natuguze ngeze i Kigali rero ijambo rimwe ku bantu basuzugura ibintu by'akazi abo bantu kubwiza ukuri nta muco bagira nta n'ibitekerezo baba bagira kubera ko akazi aba ari akazi mani ubundi akazi kose ubonye uragakora ugomba kugakora ikintu wowe ugomba gukora ni ukumenya ese akazi mbonye nakuramo iyihe nyungu ntusesagure bro hari abantu mbona wenda ahinga 10,000 ibyo 10,000 ahembwa akagenda akajya mu kabari agasigamo 20,000 urumva ngo ni ibyo 10,000 arenzaho n'andi yasevize cyangwa n'andi yagujije akazagaruka none mu madeni 20,000 yahembwa ngahe 10,000 ku munsi urumva icyo gihe uwo muntu nta plan bafite ariko umuntu wese ufite akazi kaba keza kabe kabi afite intego cyangwa bikunda yigiraho bro utu tuntu ubonye hano tuntu twose ngenda dushimira Imana ndabishimira Imana pe kandi Imana reka arapfukamye bita Zakayo reka yishimira byasara arayishimiye Imana izishimye cyane kujya imaze kukugezaho cyayi uno mutungo wahenze mu buzima bwawe ase bamugane ikintu gihenze ufite ni iki ikintu gihenze mfite kuva wagera i Kigali mu myaka 2 umaze i Kigali ku izamu ryawe wagwanye bolo za nuzirano zose bereke no matera arambwiye ngo nyibereke nananze kuyibereka ariko ngo ndayibereka bereke ne matera ndayibereka rwose dore ngiriya iyi ntago mvuga ikirango cyayo iyi ntago twamamaza hano ntago turi kwamamaza iyi matera ngiyi ni umutungo wa daje afite ikindi cyatari zana hano mwereka dore ikintu cyamenze ni iki cyo boro mani kora umuti aka kaboro karameze mu cyaro twebwe aho twagendaga tugafata igiti tukakibaza neza tugakura ubugari tukarya tutitaye tukavuga uti ngo ndafata ngo 5 sac njye kugura ibintu byatari Kigali nabonye hambere kano kaboro bakagurisha amafaranga menshi wakaguze angahe nimba atari ba shaka kuguze inote y'igihumbi pe ko baguhenze inote y'igihumbi ntazi ko bagura 5 bro najya muri VIP nyine mu star cyangwa bwa rugambere ugeze Kigali karaguhera nabaye mu VIP tu ariko akantu karameze nk'akantu kambere kameze imana ariko nta kibazo no sikora ubwo buzima nibwo buzima utunga umuko ne byatari so nukubona ngiye muri kuba wambaye iyo ugiye mu kazi abantu barabireba banagize nafunze hano wasemo inkweto nagiye nambaye izino zifunguye kazishyiramo hano nafata telefone yanjye amarinete yo narayabuze umwana wa yantwaye ariko rero uragera ugura andi marinete da niyo y'akazi ubu banambaye umeze gutyo ariko ongera usa nk'ujya ahangaha turebe ukuntu ubikora ukore noneho bya gutyo rero gutyo aho ufite zawe sa nk'ugerageza ukora akantu akantu kamwe umeze gutyo okay katinga shaka gusoma sa nk'ukora akantu reka nkore akantu ubwo ntagasora urumva wereka abakiriya sa nk'ujya ahangaha ese n'abakiriya cyangwa n'abafana ariko mbona neza se wewe jya haruguru ufate fresh nawe ndagufata rwose sa nk'ujya ahangaha ngo ufate rwose abantu babibona gutyo bikundeba neza gutya ndiko kureba nta kibazo okay ngiye gukora akantu urumva muri nkunda mama pe mu buzima bwanjye umuntu nkunda wa mbere mu buzima ni mama
undi abandi bazaho ari inyongera. ariko abana b'abahungu bakunda ba nyina cyane. Oya njye nakarusho si ukuvuga ngo n'abana b'abahungu njye nakarusho ko mama tuzakora n'ikindi kiganiro n'umuhungu Atena mbabwire my life with my mother ibintu byatanye uzi n'icyongereza naye umva nibona ko se nabaye nizo bageze Kigali amazi ariko na mwana ko reka nkubwire nenda nakubwira ikintu cyatangaje ngeze Kigali reka wera turagasorezaho nabi urambwira n'ikintu cyagutangaje ukigera Nyabugogo ahubwo oya reka maze ubwici cyanangaje ngeze Kigali noneho maze no gukodesha inzu oya barandiro ndi Kigali biya abakaze Amerika mvuye guteka arakukobeta ngeze Kigali nafite amafaranga 25 ibihumbi 25 ari umukire mwana uzukora narimaze ari umukire bro bazitiga ivire pfa kugira inama urumva ngere Kigali nagiye gukodesha inzu iyi nyine usahaze niho maze mwigi sinzanayivamo noneho Android uko nyine ntacyo nari mfite na safuriya na biki maryaga restaurant najyaga amahubwo nanywaga amazi nkaryama ntabwo ari igiciro cy'ijana nkagura irindazi bro nkiberaho gutyo nkiryamira nk'amezi 3 ariko nabona y'inzu nkaza nkayishyura hano ikintu cyanangaje ku kwezi kwa 3 Randiro darasa rambaza ngo nyine nivuye mu kazi mu gitondo ntaratangira kweza zino projet rambaza nose Zaka bimeze bite tinisawa umaze ukwezi kumwe 2 uje no kwa 3 bahana kuki ntarabona ujya kuri toilette bro urabe cyane bikufashije ma wallahi uzira ubwese ahubwo tse wajya kwituma utariyeho ngiri ndazi rimwe za amazi ntiryamira ubwo se koko ubwo ngubwo ibishingwe byo warabyishyuragara guys nyine yabonye ko nanjye ndi uritereriyo aravuga ati nabundi hari ibishingwe bashaka yagumane ningira ko gukama nayo inzu ubwo zabukoze Imana zabigera amaboko sa nkokora akantu rero okay reka rero gaproje nubwo ntaragashyira hanze kavuga ku mubyeyi wanjye nyine ubwo abandi imbere kuko ngiye nagashutinze ari imbere ya sindagashyira hanze ariko soon gahaba fana ni yare uyu mama mubona ndamukunda cyane mama ni byose byanjye iyo ngeze mu rugo ndamuhamagara kugira amenye nimba akiri muzima mama urakunzwe ufite umuhungu ugukunze Zakaya aragukunda ntangazwe n'abantu mbona bigira uko batari kandi bafite ababyeyi babo bro ugasanga uri gusuzugura mama wawe mama ni byose bro mama agukiza ibintu byinshi mama niwe wakonyeje ariko tinya umubyeyi ugutwita amezi 9 uri mu nda ongeraho n'iminsi igera mu 100 hasha simbeshyira nako ni 100 gusa agutunza guhibere mbega ikintu cyose akiguha agweka mu mugongo warangiza ukamuhemukira be changed listen me you have to discuss your mind and yourself ukamenya uriwe abantu bazakumva kuri YouTube channel yawe ni Mr Zakaya twabibabwiye no bazagakura reka ngira ikintu nisabira umuntu ubonye kano ka bro umuntu ugize amahirwe akareba akana reka ngusabe ikintu kimwe gusa basi kora subscribe numara kora subscribe sharing birabaye ibyo birahagije nani buri n'umustar tuvuge bari abastar bandaje no bafite channel zirenze ukabugize imana ukaba basura kabonye babarira umfashe nanjye umbwira umuvuno nawe wakoresheje nanjye mukoresheje ukiraho ariko turimo turagenda tunasoza uwumva nunde mustar wumva wakinana nawe mu buzima bwawe ukumva byibuze harahumaze kugera ya abastar hano mu Rwanda ni benshi nifuza no gura n'umuntu witwa ngo umustar arazwe
ndabyifuza cyane ariko especially ni abantu kwanza ni babiri uriya musaza mani nitegeka Gracia papa Sava uriya musaza akora utuntu twe yitonze kuva na kera nakundaga kureba video ziwe akiri hasi agikirana wa mugabo witwa ngo Makota ndamubona wagiye hanze barabombi barabagabo ndabemera cyane yego ariko ndi muntu uri new generation now Nsabi Dogiteri Nsabi bro niba nawe Nsabi niba abonye akantu basi oya n'undi ukabona akabaza Nsabi akoresha yakuriwe amubwira ati Mr Zakayo rwose arabugukunda cyane bimahagije birabahagije hasi ibinzi birabaye ufite tala tuzagaruka I'm patient sigaye bwicanye reba nabaye nizo naje n'igikara byatari warakoze ariko Sam wakoze cyane thank you kuma interview asante sana. Iyi ni Kwizera TV show. Hasta la vista. Me, I am King Sam.